Muvandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhurira kuri platform Umucyo w'Isabato. Nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu, iteka aduhana umugisha. Nawe nejejwe nuko Imana yongeye kuduha ya mahirwe twatangiranye muri uku kwezi kose turi gusuzuma ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Turi mu bihe byiza, ibihe byo gusobanukirwa n'Imana idushakaho, icyo yavuze kuri bihe turimo, ngo turusheho kwitegura ingoma y'Imana igiye kwimika vuba bidatinze, ubwo umwami wacu Yesu Kristo azatunguka ku bicu. Ejo twatangiye iyerekwa rya nyuma, iyerekwa rihera mu gice cya 10 cy'igitabo cya Daniel rikageza mu gice cya 12, iyerekwa yagiriye ku nkombe z'uruzi rwa Hidekel, amagambo akomeye cyane. Ejo twabonye intangiriro y'uburyo Imana ari nziza, Imana itabara abantu bayo, Imana idutegekera abamarayika kugira ngo baturengere muri iyi ntambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi. Tugiye gukomeza rero igice cya 11, turaganiraho umugabane mutoya. Ndifuza ko tuganira imirongo 20 ya mbere ibanza. Ni igice gifite imirongo igera muri 45. Tugiye gufata imirongo 20 rero, nayo ni myinshi, ariko kubera ko tudashaka kurenza uku kwezi kuko ari urwo twihaye, turaza kuvuga iyi mirongo yose 20. Mbere yuko tujya mbere, reka tubanze duce bugufi imbere y'Imana, dusenge hanyuma dutangire. Data mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ukomeje kutubana natwe kugeza n'uyu munsi. Tugarutse imbere yawe kugira ngo tuze kwigishwa nawe. Amagambo akomeye tugiye kwiga afungura ibitekerezo byacu kurushaho kukwiringira kuri Imana ishobora byose kandi tuzi neza. Ubugingo bwacu komeze gushimwa na Kristo muri wowe, nicyo dusaba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tugiye kureba imirongo 20 nkuko namaze kubivuga igice cya 11, kandi ndashaka ko turebanamo ibijyanye no gusimburana ku bwami bw'isi, uko amahanga yagiye asimburana. Hari indirimbo nziza dufite mu gitabo cy'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi cy'indirimbo, indirimbo ya 2 ivuga ngo nta ngoma zidashira zirahanguka. Kandi uguhanguka kwazo kuduhamiriza yuko ingoma y'Imana nayo iri hafi kwimikwa vuba bidatinze. Niba wibuka ibyawo twabonye muri Daniel igice cya 2, twabonye igishushanyo kinini cyatwerekaga iby'ubwami bwa Babuloni bwaje kubaho bukagereza igihe bugahanguka, ubwami bwa Medi n'Abaperesi, ubwami bw'Abagiriki, ubwami bwa Roma. Tubona yuko hari ibuye rizaza rikaritura byose maze rikimika ubwami bushya. Igihe rero twitegereza uko ubuhanuzi bugenda busohora, byanze bikunze turushaho kugira ibyiringiro yuko nibitarasohora bizagenza gute, bizasohora. Imana turememo ibi byiringiro. Ejo rero twaganiriye mu gice cya 10, aho twabonye marayika Gabriel abwira Daniel ati, ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli, umwe wo mu batware bakomeye, aza kuntabara, ntinda mu bami b'Ubuperesi. Daniel igice cya 10 umurongo wa 13 niho Gabriel yabwiraga umugaragu w'Imana Daniel ayo magambo. Yatubwiye ko Mikayeli, umwe mu batware bakomeye, yaje gutabara Gabriel wari umaze ibyumweru 3 byose muri iyo ntambara ahanganye n'imbaraga z'umwijima zakoreraga mu mitima w'abatware b'ubwami bw'Ubuperesi. Mu gihe Daniel we yari ari mu bihe bidasanzwe byo kugenza gute, byo gusenga no kwinginga, twabonye iby'amasengesho ya Daniel. Yesu ubwe ari we Mikayeli, twabitinzeho ejo ntabwo ndi bubisubiremo, niwe waje kurengera ubwoko bwe. Intambara yarangiye ijuru rinesheje, kandi imbaraga z'umwanzi zifatwa mpiri mu gihe cy'ubutegetsi bwa Medi n'Abaperesi bwose. Imvugo shusho yakoreshejwe nanone tugiye gusuzuma muri iki gice cya 11 dukwiye kuyitaho cyane, ndetse n'igice cya 12 tuzageramo mu gihe kizaza itandukanye cyane niyo twabonye haba mu gice cya 2, igice cya 7 ndetse n'igice cya 8, ho byagiye bidusaba gufata ibintu by'ibimenyetso. Igice cya 2 byatubwiye amabuye yo mu butaka, igice cya 3 cyatubwiye iby'inyamaswa, inyamaswa zo mu ishyamba, cya 7 igice cya 8 cyo cyakoresheje amatungo yo mu rugo, intama n'ihene, ariko byose bigendereye kutubwira ikintu kimwe kugira ngo tubashe kucyumva neza. Ariko muri iki gice cya 11 n'icya 12 ho ntabwo ari uko bimeze. Nta gishushanyo, nta nyamaswa, nta mahembe dusanga muri iri yerekwa riheruka rya Daniel. Nyamara nayo irajimije mu buryo butangaje cyane, bisa naho ari amakode. Birazusaba kugenda dufungura amakode cyangwa se amapasswords, bisa nkaho ari ijambo ry'ibanga rifungura kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'iby'icyo gihe. Ni amakode yakoreshejwe mu kwandika ibi bice byombi, kuko buri nteruro imwe gusa
ibumbatiye amakuru menshi cyane, turaza kubibona muri aka kanya, kandi ibigereranyo byinshi byakomeje gukoreshwa kugira ngo ibi byumvikane. Kubera ukuntu ubuhanuzi bwo muri Daniel igice cya 11 buteye, byatumye ubusobanuro butandukanye butangwa kuri iki gice cya 11. Reka mbanze nkwisegureho, ushobora kuba igitabo wasomye tutari buze guhuza neza n'ubusobanuro waba warusanzwe uzi ku mirongo imwe n'imwe. Urugero ndatanga iki gitabo cyitwa Daniel n'ibyahishuwe. Iki gitabo abantu benshi barakizi kandi baragitunze. Ni igitabo kizwi mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, kigerageza gusobanura iby'ubuhanuzi bwa Daniel n'ibyahishuwe, cyanditswe n'umugabo witwa Uriah Smith. Reka mbanze nisegure ku bantu basomye iki gitabo, kandi mbamenyeshe yuko iki gitabo atari umwuka w'ubuhanuzi. Kino gitabo ntabwo ari umwuka w'ubuhanuzi, cyanditswe na Uriah Smith. Ni umunyeshuri mu ishuri ry'ubuhanuzi, nawe yarigaga agacukumbura amateka, yagerageje kubitwegeranyiriza rero arabyandika. Ntabwo iki ngiki ari igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, ntabwo ari impumeko y'Imana, ahubwo ni umuntu wasomye, amaze gusoma agenza gute? Arandika kandi atwandikira ibyo yadufashije. Bityo rero hari ibyo dushobora kutaza guhuza nabyo. Bityo rero ibyiza nuko twakwinjira mu ishuri kugira ngo twemere kwigishwa n'Imana. Hari uko yabyumvaga muri iyo myaka y'800 ariko hari ibindi bintu bishyashya byagiye bibasha gutuma dusobanukirwa ibiruseho watarasobanukiwe. Urugero, hari ibintu byabaye by'uko uruguma rwica rw'inyamaswa rwakize tubirebesha amaso nyuma y'800, igihe ubutegetsi bw'ubupapa bwongeraga kwicara ku ntebe mu 929. Ibyo bintu ntabwo Uriah Smith yabimenye. Ibindi bintu byabaye nk'intambara z'ubutita, Gulf War, intambara z'isi, ibyo byose byagiye biba, gusenyuka k'Uburusi kwa URSS n'ibindi. Rero iki gitabo hari amakuru kidafite dukurikije uwacyanditse, dushobora kuba twebwe dufite, kuko inyandiko igenda izinguka uko bwije uko bukeye. Ntabwo ngipfobeje, cyadufashije mu buryo bwinshi, kirimo amakuru meza yo kuzirikana, ariko kandi hari ibyo dushobora gukritika tukibaza ngo mbese ibi ngibi koko bihuje n'ubusobanuro ijuru ryatanze, cyane cyane tugendeye mu gitabo cya Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. Umwuka w'ubuhanuzi ntabwo dufite igitabo nyirizina gisobanura ubuhanuzi bwa Daniel n'ubw'ibyahishuwe cyonyine gusa, ariko kandi ibyo bitabo byagiye bivugwaho nk'uko twagiye dusoma amareferanse amwe n'amwe abasha kudufasha kumva aho byerekera. Imana idufashe cyane rero kugira ngo twinjire mu ishuri, tutagwa mu ikosa ry'abaprotestani bo hambere, babandi bavuze ngo tuzagendera ku by'abagorozi bavuze gusa, bikababuza kurushaho gushakashaka mu byanditswe byera ngo bamenye iby'Imana ishaka. Ndatanga urugero rukomeye, nuko banzi isabato abaprotestani, kubera ko Luther atayizeye. Ntabwo Luther igeze amenya iby'isabato, ariko igisabato yamurikiraga abantu b'Imana bakomeje gushaka mu byanditswe byera. Abo ngabo bavuze ngo ibyo Luther atavuze ntabwo tuzabyemera, ntabwo bahemeye nyine. Nawe rero simbizi niba abo bakurambere bacu abatangiye umurimo muri icyo gihe cy'ikinyejana cya 19 ibyo batabashije kugeraho tutabasha twebwe kubigeraho. Reka twige duciye bugufi cyane kugira ngo Imana itwigishe, Imana ibidushoboze. Mu kuvuga ibi rero, ko ubusobanuro butandukanye bwagiye butangwa n'abigishwa b'ubuhanuzi kuri ibi bice byombi, igice cya 11 n'igice cya 12 cy'ibyahishuwe, reka dufate imirongo ngenderwaho ibiri idufasha kugira aho tugera. Turazirikana ibintu bibiri mu gutanga ubusobanuro bw'iki gice no kugenzura ubusobanuro bwatanzwe. Icya mbere, iri yerekwa ritangirana n'umwami Kuro, rikarangirana no gutabarwa k'ubwoko bw'Imana Yesu Kristo aje mu bicu byo mu ijuru. Abanditse mu gitabo cy'ubugingo barokowe nk'uko tubwirwa mu byahishuwe muri Daniel igice cya 12 umurongo wa 3. Rero nk'ubundi buhanuzi bwose bwa Daniel, ubuhanuzi ntabwo ari ubwerekeye igihe gito cyane cyo mu mateka, ahubwo ni ubuhanuzi bwerekeye igihe gishyize kera, uhereye mu gihe cy'umuhanuzi ukageza ku iherezo ry'isi. Ibi kandi biduha uburenganzira bwo guhuza no kugereranya ubuhanuzi bwo muri iki gice nubwo twabonye mu bindi bice byabanje. Icya kabiri tuzirikana, uretse iki kuko itangiriro ry'ubuhanuzi ari mu gihe cya Kuro kandi iherezo ryabwo rikageza mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu, icya kabiri tuzirikana nuko mu nyandiko y'ibyiri yerekwa ubwayo habonekamo interuro zahuranya ku bintu byabaye mu mateka,
bikadufasha guhuza neza n'ubu buhanuzi. Nituzirikana ibi bintu biraza kudufasha gusobanukirwa n'ubuhanuzi mu buryo butworoheye. Reka twinjire mu gitabo, reka duhere ku murongo wa 21 w'igice cya 10 hatubwiye ngo ariko ndagusobanurira ibyanditswe byo mu byanditswe by'ukuri, kandi abo nta wundi dufatanije kubarwanya keretse Mikayeli umutware ukomeye. Tugiye kureba amagambo atangira. Reka maze nsome imirongo 2 y'iki gice kibanza. Kandi nanjye, igice cya 11, kandi nanjye mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mu Medi nahagurukijwe no kumufasha no kumukomeza. Nuko none ngiye kukwereka iby'ukuri. Hazima abandi bami batatu i Buperesi, ariko wa kane uzima azarusha aba batatu bose ubutunzi cyane. Nyamara namara kugwiza imbaraga kubw'ubutunzi bwe, azahagurutsa ingabo ze zose kurwanya ubwami bw'Ubugiriki. Aya ni amateka ahaniye bugufi, ni mirongo 2 gusa. Igice cya 11 kitubwira iby'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwa bundi bwajyanijwe n'igituza n'amaboko by'ifeza muri Daniel igice cya 2, bujyanwa n'idubu yo muri Daniel igice cya 7, bwongera kujyanwa n'imfizi y'intama yo muri Daniel igice cya 8, byavuzwe mu mirongo 2 ya mbere y'igice cya 11. Umurongo wa mbere watubwiye ngo kandi nanjye mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo umumedi nahagurukijwe no kumufasha no kumukomeza. Uwo ni Gaburiyeli ukomeje ikiganiro. Ndagira ngo nkubwire yuko ibi bice byashyizwemo n'abanditsi babira ntabwo byari birimo. Icyo tubona nuko iyerekwa rihera mu gice cya 10 umurongo wa mbere rigakomeza. Nuko rero Gaburiyeli ugifite ijambo atubwira yuko yahagurikijwe no gukomeza no gukomeza uyu mwami wa mbere, umwami wa Medi n'Abaperesi ari we Dariyo. Kino kiganiro rero hagati ya Danieli na marayika nta kiruko cyaciyemo hagati y'igice cya 10 ndetse n'igice cya 11 kigikurikira, ahubwo ni ikiganiro kimwe kirimbanije. Nubundi turacyari ku rungabano z'uruzi rwa Hidekelo. Reka dukomeze twumva amagambo Gaburiyeli akomeza kutubwira. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo ni ryari? Ni gihe Abamedi n'Abaperesi bafataga Babuloni. Icyo gihe Gaburiyeli yari aho hantu iruhande rwa Danieli kugira ngo amukomeze, amufashe kandi amutsindire. Ibi birashimangira yuko Imana igifite ijambo rya nyuma kubirebana n'amateka y'isi n'ubwami bwayo. Inyandiko yari yanditse ku rukuta rw'inzu Belushazari yakoreyemo bya birori bya nyuma, yahamyaga ko ishyize iherezo ku butegetsi bwa Babuloni, kandi Imana yahindukiriye gufasha no gukomeza Dariyo mu Medi mu kuyobora Babuloni nk'uko twabibonye mu gice cya 5. Iki ni nacyo gihe Dariyo yategetse ko bajya kuzana Danieli bamujugunya mu rwobo rw'intare muri Danieli igice cya 6, ariko umwami asubira mu nzu ye ngo akeshe ijoro yiraje ubusa, ntiyarushya agoheka. Ayo ni amateka twize muri Danieli igice cya 6. Bigaragara yuko marayika yari kumwe na Dariyo muri icyo gihe, ndetse amubyukiriza ku rwobo rw'intare kugira ngo byumvikane neza. Iki kandi ni nacyo gihe Danieli yahanze amaso umwami Imana, amushakisha gusenga no kwinginga, yiyiriza ubusa, yambara ibigunira, yisiga ivu, kuko yari asonzeye gusobanukirwa isano hagati y'iminsi 300 ifitanye n'imyaka 70 Yerusalemu hazamara hashenywe, nk'uko byari byaravuzwe mu buhanuzi bwa Yeremiya. Ni igice cya 9 twari twinjiyemo. Icyo gihe ni kimwe, igihe ibyo mu gice cya 9 byabereye, ibyo mu gice cya 6 byabereye. Ibi byose byari mu mpitagihe ku muhanuzi Danieli. Muri aka kanya ari ku nkombe z'uruzi rwa Hidekelo, Danieli yari amaze kwemeza ko adasobanukiwe n'ukuri kw'iminsi 300, kwari guhishemo ubuhanuzi bwinshi bwerekeye ibi bizaba mu gihe cy'imperuka. Ibi kandi amaze kubyumva Danieli yarazahaye cyane, niko batubwiye yuko yabuze intege mu buryo budasanzwe. Murongo wa 2 watubwira ngo nuko none ngiye kukwereka iby'ukuri. Hazima abandi bami batatu i Buperesi, ariko wa kane uzima azarusha aba batatu bose ubutunzi cyane. Namara kugwiza imbaraga kubw'ubutunzi bwe, azahagurutsa ingabo ze kurwanya ubwami bw'Ubugiriki. Danieli igice cya 2 hatubwira iby'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. None igice cya 10 mu murongo wa 2, Gaburiyeli amaze kumubwira uko yaje gukomeza Dariyo, yongeye kugaruka ku mugambi wari umuzanye, ariho kumwereka iby'ukuri bizabaho. Abitangirira rero kuri umurongo wa kangahe? Wa 2. Muri ubwo buryo marayika yahishuye ibintu bikomeye muri imirongo y'igice cya 11 kugeza ku murongo wa 4 w'igice cya 12 byagombaga kubaho mu gihe kizaza, byongera gusobanurwa mu buryo butangaje kurenza uko byavuzwe muri cya gice cya 2, igice cya 7 n'igice cya 8 mu mayerekwa yabanje. Kuri Danieli ibi byose yabibwiwe bitaraba, kandi abyemera kubwo kwizera ko bizasohora.
ariko kuri twe ntabwo ariko bimeze. Tugiye kubisuzuma bidutangaze cyane. Kuri twe ntabwo ariko bimeze, ahubwo dutangazwa n'ibyo Gaburiyeli yavuze kera, maze ubu bikaba byaramaze gusohora kandi neza nk'uko biboneka mu mateka yaranze uyu mubumbe wacu. Icyakora hari ibirenze amateka, kubera ko ubuhanuzi bw'igice cya 11 cya Danieli burenda kugera ku ndunduro yo gusohora byuzuye. N'amagambo y'umwuka w'ubuhanuzi bavuze ngo ubuhanuzi bw'igice cya 11 cya Danieli burenda kugera ku ndunduro yo gusohora byuzuye. Vuba aha tuzabona amakuba yavuzwe muri ubwo buhanuzi ashyirwa mu ngiro. Bisobanuye iki ibi ngibi? Bisobanuye ko hari umugabane w'ubuhanuzi natwe tugitegereje kubwo kwizera uzasohora mu gihe kiri imbere, kandi ubwo hari ibyasohoye bizadufasha kwizera yuko n'ibitarasohora bizagenza gute, bizasohora. Marayika yamaze kubwira Danieli yuko hazima abandi bami bangahe? Abami 3 mu bwami bw'Ubuperesi, kandi ngo umwami wa 4 uzima azarusha abandi 3 bose ubutunzi. Abami 3 b'Ubuperesi bagombaga kwima, kandi muri abo bami birumvikana ko Kuro atarimo wari uyoboye ubutegetsi muri icyo gihe, kuko batubwiye yuko iri yerekwa ryaje ryari mu mwaka wa 3 wo ku ngoma ya Kuro. Ubwo bagombaga kuza rero nyuma ya Kuro, bivuze ko ari abari kuza hanyuma ya Kuro. Aba bami ni bande? Umwami wa mbere ni uwitwa Cambyses. Uyu Cambyses yari umuhungu wa Kuro, wayoboye muri 530 kugeza muri 522 imbere ya Kristo, asimburwa n'uwitwa Simerdis, utari we nyakuri kuko Simerdis nyawe yagambaniwe n'umuvandimwe we Cambyses muri 522. Hakurikirwaho Dario witwaga Space, ari we Dario wa mbere warongoye umukobwa wa Kuro, ayobora muri 522 kugeza muri 486. Nuko amateka y'Abamedi n'Abaperesi ateye, ni amateka twigira mu ishuri, abantu babasha kuyamenya. Ariko ibyo byari byaravuzwe na marayika bitaraba. Batubwiye ko hari undi mwami wa 4 ugomba kwima, azaza arusha aba 3 ubutunzi cyane. Uyu mwami waje bwa 4 ni umwami witwa Zerusi cyangwa se Xerxes, wayoboye muri 486 nyuma ya Dario wa mbere, ageza muri 465. Ari we Bibiliya yita Ahasuerus. Ahasuerus uyu nguyu ni wa mwami wari ufite umwamikazi Esteri. Muri Bibiliya dufitemo igitabo cyitwa igitabo cya Esteri, kivuga amateka asamaje y'ibyabaye muri icyo gihe cy'umwami Ahasuerus. Uyo mwami rero Ahasuerus yari umuhungu wa Dario wa mbere. Ahasuerus yari umukire cyane kurenza abandi bami bamubanjirije. Amagambo amuvugwaho mu gitabo cya Esteri aratangaje cyane. Muri Esteri igice cya 1 umurongo wa 4 kugeza umurongo wa 7 handitse amagambo akomeye avuga ngo amara iminsi yerekana ubutunzi bwo mu bwami bwe bw'icyubahiro n'igitinyiro cy'ubwiza bwe buhebuje. Iyo minsi yari 180. Umva ngo yamaze mu minsi y'ibirori iminsi 180. Ubwo iminsi 180 ihwanye n'amezi angahe? Amezi 6. Ibaze nawe ibirori by'amezi 6, umwami yerekana ubutunzi bwo mu bwami bwe bw'icyubahiro n'igitinyiro cy'ubwiza bwe buhebuje. Umurongo wa 5, nuko iyo minsi ishize umwami atekeshereza abantu bose ibyo kurya bari mu murwa w'Ishushani, abakomeye n'aboroheje. Bamara indi minsi 7 ku rurembo rw'urugo rw'ibwami. Hari hakinzwe imyenda y'ibitare n'iyirabura nk'ibyatsi bibisi n'iy'imikara ya kabayonga, imanitswe n'imishumi y'ibitambaro by'ibitare byiza n'iy'imihengeri ku nkingi z'amabuye yitwa marimari. Iyo mishumi yari ifashwe n'impeta z'ifeza, kandi hariho n'intara z'izahabu n'ifeza ku mabuye ashashwe ya marimari y'amabara meza atukura n'ay'ibitare n'ay'imihondo n'ay'imikara. Babahera ibyo kunywa mu bintu by'izahabu bidahuje urugero na vino y'ibwami nyinshi, kuko ari ku mwami yatangaga. Urumva nawe ukuntu byari bimeze. Bamaze amezi 6 yose mu birori, kandi asozwa n'iminsi 7 yuko umujyi w'Ishushani wose. Reba nawe umujyi wa Shushani byari byose ni munini cyane kuruta umujyi wa Kigali, ariko abantu bamaze mu minsi 7 baryoshye, bari kurya ibyo kurya biturutse ibwami, banywera mu bikombe bya zahabu. Amadekorasiyo ateye ubwo bamaze kuyatubwira, byerekana ubukungu budasanzwe bw'uyu mwami Ahasuerus.
byari byaravuzwe rero na marayika mu gihe cyatambutse yuko hazima umwami ufite ubukungu budasanzwe mu bwami bw'Ubuperesi, kandi uyu mwami ni Ahasuwerusi. Igitabo cya Esiteri kirabiduhamiza cyane. Batubwiye ngo namara kugwiza imbaraga kubw'ubutunzi bwe, azahagurutsa ingabo ze zose kurwanya ubwami bw'Ubugiriki. Kubw'ubutunzi bwe yahagurukije ingabo ze kurwanya ubwami bw'Ubugiriki. Kubera ubukire uyu Ahasuwerusi yari afite, yateguye igitero gihambaye mu mateka cyerekeje mu Bugiriki. Umunyamateka witwa Herodotus avuga ko ingabo ze zageraga kuri 5,283,220. Urumva abo basirikare ntabwo basanzwe. Izo ngabo rero zagabye ibitero mu gace k'ubuvazuba gusa. Ntabwo ari aba gusa, ahubwo yanerekeje mu gace ka Carthage, naho yongeraho abandi bagabo 300,000 bo kuharwanya. Umubare w'ingabo umwami Ahasuwerusi yohereje kurwanya Ubugiriki uri hejuru ya 5,5 miliyoni z'ingabo, ibintu bidasanzwe mu mateka y'isi. Yakubise inshuro Abagiriki ahitwa Iterimophileya, maze batsindwa byuzuye mu mirwano yabereye i Platea muri 479 mbere ya Kristo, maze imirwano ishyirwaho iherezo muri 467 mbere ya Kristo. Nubwo bitavuzwe muri uyu murongo, ariko Ahasuwerusi yaje gupfa asimburwa n'umuhungu we Aritazerusi. Uyu Aritazerusi kandi niwe tubwirwa mu gitabo cya Ezira watanze itegeko rya gatatu ryo gusana Yerusalemu, ari niyo duheraho tubara ya minsi 300,000 ivugwa mu gice cya 8 cya Danieli. Ahasuwerusi yaje gukurikirwa n'abandi bami 9 badashoboye, kandi uyu niwe wabaye uwa nyuma mu kugaba ibitero ku bwami bw'Ubugiriki. Dusubiye inyuma mu mayerekwa yabanjirije iri ngiri mu gitabo cya Danieli, uyu murongo urushijeho kwagura ibyerekeye igituza n'amaboko byari ifeza dusanga mu gice cya 2, na yadubu yegutse uruhande rumwe dusanga mu gice cya 7, ndetse n'amfizi y'intama y'amahembe 2 dusanga mu gice cya 8, byose bigeranwa n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Nkuko tumaze kubibona, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwabayeho guhera muri 539 kugeza muri 331 mbere ya Kristo. Reka dukomeze twumve amakuru akurikiraho. Byo byose igikurikiraho ni byerekeranye n'ubwami bw'Abagiriki. Ubwami bw'Abagiriki bwo buragenda bufate imirongo itari mike, kuko turabuhera ku murongo wa 3 w'igice cya 11 tugende tugeze ku murongo wa 15. Reka twumve neza iby'ubu bwami bwajyanijwe n'inda n'ibibero by'umuringa muri Danieli igice cya 2, bugiranwa n'ingwe y'imitwe 4 muri Danieli igice cya 7, kandi bugiranwa n'isekurume y'ihene muri Danieli igice cya 8. Reka tubyumve neza mu mirongo ikurikiraho, uhereye ku murongo wa 3 kugeza umurongo wa 15. Reka tugende umurongo ku murongo kugira ngo abe aribwo bitworohera. Umurongo wa 3 baratubwira ngo, kandi hazima umwami ukomeye uzategekesha imbaraga nyinshi, agenze uko yishakiye. Mbese ninde mwami ukomeye wagombaga gutegekesha imbaraga nyinshi akagenza uko yishakiye nyuma y'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi? Nta wundi mwami ukomeye marayika yatubwira uretse wa wundi twigeze kubona igihe twigaga iby'ubwami bw'Abagiriki, ari we Alexandre Mukuru. Alexandre Mukuru wategetse muri 336 kugeza muri 323. Uyu yashyizeho ibirindiro kurwanya Ubuperesi, atangira ku gitero cy'Granicus muri 334. Rero hagati y'urupfu rwa Aritazerusi muri 424 n'igitero cya mbere cya Alexandre haciyemo imyaka igera mu 9 yose. Muri iyo myaka yose Aritazerusi yasimbuwe n'umuhungu we Zerusi wa 2 waje kwicwa nyuma y'ibyumweru bike cyane agiye ku ngoma. Hajyaho Dariyo wa 2 wahise afata ubutegetsi, maze amara ku ngoma uhereye muri 423 kugeza muri 404 apfira i Babuloni. Uyu nawe asimburwa n'umuhungu we witwa Aritazerusi wa 2 Memnon wategetse imyaka 46. Uyu niwe wayoboye igihe kirekire mu bwami bw'Ubuperesi. Nawe yaje kwicwa muri 358 mbere ya Kristo, yishwe n'abavandimwe be 8, maze asimburwa na Aritazerusi wa 3. Uyu nguyu yapfuye nyuma y'imyaka 20 muri 338, ari nawo mwaka Filipo w'i Macedonia yahurije hamwe ubwami bw'Ubugiriki, maze
aharurira inzira uyu mugabo Alexandre Mukuru. Urumva ko ubutegetsi bw'Abamedi n'Abaperesi bwagiye bugira abandi bami nyuma ya Artazerusi wa wundi watanze itegeko rya mbere. Hagati y'urupfu rwa Artazerusi wa gatatu uyu tumaze kuvuga no gutera kwa Alexandre, ubutegetsi bwayobowe na Artazerusi wa kane Arises. Uyu yaje kurogwa n'umugabo witwa Bagoas, maze uyu Bagoas amaze kumuroga ahita yoshya Dario wa gatatu ajya ku butegetsi, ayobora guhera muri 336 ageze muri 330, yima ingoma muri icyo gihe. Ariko igihe Bagoas yari amaze kuroga Artazerusi, uyu amaze kwimika Dario wa gatatu, icyo Dario wa gatatu yakoze nuko yamutegetse kunywa uburozi yari yasigaje, bimubera wa mugabo witwa Kavuna tuzi mu mateka y'u Rwanda, insigamigani ya Narushyu rwa Kavuna. Byo byose mushobora kuba muyizi, niba mutayizi muzayibaririza, ariko bisa nk'ibyagenze gutya. Ibyo Kavuna yaharaniye ntabwo ariko yabigezeho, nuko rero ibyo byarangiriye aho nka Kavuna. Igihe Dario rero yari arimbanije mu gushaka kongera kwigarurira Egiputa, ubwo nibwo Alexandre Mukuru n'ingabo ze bateye Aziya ntoya, ariryo tangiro ry'intambara za Alexandre Mukuru. Alexandre Mukuru yigaruriye byuzuye Ubuperesi mu mirwano yabereye hitwa Arbela muri 331 mbere ya Kristo. Yakomeje urugamba kugeza ku rugabano rwa India no mu majyepfo kugeza muri Egiputa, maze ubutware n'imbaraga bye biragenda biruta rwose ibyo bwami bw'Abaperesi. Uyu rero Alexandre Mukuru niwe washinze ubwami bw'Inda n'ibibero byari umuringa ku gishushanyo cya Daniel 2, niyo yango y'imitwe 4 ya Daniel 7, kandi nibwo niyo sekurume y'ihene yo muri Daniel 8, nkuko twakomeje kubibona. Nguwo umwami mukuru wagombaga kwima muri ubu bwami. Umurongo wa 5 nuko umwami w'Ikusi, umurongo wa 4 no tugeze, namara gukomera ubwami bwe buzatagarana bugabanwemo mu birere bine byo mu ijuru, kandi ntibuzazungurwa n'urubyaro rwe, ntibuzategekwa nk'uko byari bisanzwe yari asanzwe abutegeka, kuko ubwami bwe buzakurwaho hakazima abandi batarabe. Aya magambo arakomeye cyane, ndetse n'iki cyabaye nyuma y'uko Alexandre Mukuru amaze gushinga ubwami. Tubona yuko yaje gupfa imburagihe, kubera ko nyuma y'imyaka 11 gusa 11 Alexandre Mukuru agabye igitero cy'Igarikenosi, amaze kwigarurira ubwami bw'Ubuperesi muri 323. Ubwo ni nyuma y'imyaka 11 nyine, ubwo nibwo yatanze arapfa. Uru rupfu rwe nigeze kuruvurwaho. Urupfu rwe nk'umwami ukomeye rwabaye gucika umugongo ku bwami bw'Ubugiriki cyane, mbese ni nko kuvunika kwa rya hembe rinini ryo muri Daniel igice cya 8 nyine umurongo wa 8. Twabonye ko hari ihembe rinini cyane ryagaragaraga kuri ya sekurume y'ihene, kandi ryaje kuvunika. Nyuma yaho ngo ahita hamera andi mahembe angahe? Andi mahembe 4 agaragara cyane. Nyuma y'urupfu rwa Alexandre Mukuru, ubwami bwe bwigabanijemo bwerekeye ibirere bine by'ijuru, nk'uko tumibwirwa muri Daniel 8 umurongo wa 8, kandi ntiyasimbuwe n'uwo basangiye amaraso, ahubwo nabafashe ubutegetsi ku bw'amahirwe n'imbaraga gusa. Niyo mpamvu batubwiye ngo ubwami bwe buzakurwaho hazima abandi batarabe, ntawe basangiye amaraso wimye ubutegetsi bwe. Igihe Alexandre Mukuru yari amaze kugera ku kogera bihebuje, hari umusore w'inshuti ye w'imagara cyane witwaga Hephaestion, yafashwe n'indwara ya malaria bari mu mirwano yiberaga Ekibatana. Muri iyo mirwano rero uyu mushuti we afatwa n'indwara ya malaria, ndetse iyo ndwara iramuhitana. Igihe bari bagarutse rero i Babuloni, hateguwe gahunda yo kumushyingura iri mu rwego rw'ikirenga cyane, yatwaye akayabo k'amadolari arenga miliyoni 10, niko amateka tubwira. Kunywa ugasinda cyane icyo gihe ndetse ukaremba byari ikimenyetso cyo kubahiriza uwavuye mu mubiri muri icyo gihe. Byatumye Alexandre Mukuru amara amajoro 2 yose anywa inzoga zikaze cyane, aribyo byakomeje indwara ya malaria yari afite nawe yakuye muri ka karere k'imirwano mu mubiri we, maze birushaho kuba bibi cyane kugeza ubwo nawe ashizemo umwuka. Bivugwa yuko nyine bamwe bavuga ko yishwe n'inzoga, abandi bakavuga ko yishwe na malaria, ariko ni urukomatane rw'ibyo byombi. Yabajijwe uzamusimbura ku ngoma uwo ari we, maze arasubiza ati ni umunyambaraga kurusha abandi. Ayo mateka niko atubwira. Nuko byaje kugenda rero, Alexander amaze gutanga muri 323
gatatu mbere ya Kristo. Kuva icyo gihe abatware b'ingabo ze bagera kuri 36 batangiye kurwanira ubutegetsi, maze bigeze muri 314 uwitwa Seleucus na Ptolemy na Lysimachus na Cassander bahuriza hamwe kurwanya Antigonus wabarushaga imbaraga bose, maze bamusubiza hasi. Seleucus yigarurira Babuloni muri 312 kandi ashyiraho gahunda ihamye ya cyami muri ako gace. Ubwo ngubwo iryo ni ihembe rya mbere. Lysimachus na Ptolemy bafashe izina ry'abami muri 305, naho Cassander we abigeraho hagati muri uwo mwaka. Ubwo amahembe 4 nabo ngabo. Nyuma y'imyaka 3 aba batware 4 bashyize hamwe, maze bagaba igitero kuri Antigonus bamutsindira mu mirwano y'Ipsus muri 301. Ari wo mwaka ubwami bwa Alexander bwagabanijwemo byuzuye mu birere 4: amajyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba n'uburengerazuba. Ibi birere 4 bishingiye kuri Palestine, ariyo gakondo y'umuhanuzi Danieli uri kubwirwa aya mateka. Batubwiye yuko atazunguwe n'urubyaro rwe, kandi uko kutazungurwa n'urubyaro rwe bihishura uburyo Alexander mukuru amaze gupfa abo bari bafitanye isano bose bishwe rugikubita, kugira ngo batagira uruhare mu mitegekere y'ubwami. Nta gace na gato k'Ubugiriki kagiye mu maboko y'umuryango wa Alexander mukuru, nuko ibyo yaruhiye ntabwo byigeze bihabwa abe. Ubu bwami kandi ntabwo bwagombaga gutegekwa nk'uko yari asanzwe abutegeka, niko batubwiye muri Daniel igice cya 11 mu murongo wa 4 n'udo turi gusuzuma. Ntabwo bwagombaga gutegekwa nk'uko Alexander yabutegekaga. Ibi byasohoye neza kuko nta numwe mu batware ba Alexander mukuru bigeze bagera ku rugero rwe mu miyoborere. Bwa bwami bw'Ubugiriki bwakuweho, maze Cassander afata uburengerazuba, Lysimachus agana mu majyaruguru, Seleucus afata uburasirazuba, naho Ptolemy yerekeza mu majyepfo. Aba batware batarabe kuko batakomokaga mu rubyaro rwe cyangwa mu maryango we, bagabana ubwami bwe gutyo. Ibi byatwaye imyaka igera muri 211 kugira ngo bisohore, uhereye igihe Gaburiyeli yahereye iyerekwa Daniel muri 534 nyuma ya Kristo. Daniel nabyo yabyemeye kubwo kwizera ko bizaba, ariko twebwe tubyemera kuko amateka yabihamije, ntabwo bikiri kubwo kwizera. Mbese ntabwo bisangaje dusubije amaso inyuma turatangara cyane, tukitegereza amateka tukamenya byuzuye ukuzura kw'ibi byose n'ukuri kwabyo. Ibyo bikomeza kwizera kwacu mu buryo butajegajega yuko ibyo tugitegereje nabyo bizasohora uko byahanuwe nta kabuza. Niyo mpamvu dutinda tugafata uyu mwanya wo kwiga aya mateka. Umurongo wa 5 niho tugeze. Umurongo wa 5 watubwira ngo nuko umwami w'ikusi azakomera, ariko umwe wo mu batware be azamurusha amaboko, ahere ko atware, kandi ubutware bwe buzakomera cyane. Umwami w'ikusi. Noneho tuje mu bibazo byerekeranye n'intambara z'umwami w'ikusi n'umwami w'ikasikazi. Tumaze kubona ko habayeho kugabanya igihugu mwo ibirere bingahe 4: ikusi, ikasikazi, uburasirazuba n'uburengerazuba. Nuko rero hari intambara zizakomeza kuba noneho hagati y'umwami w'ikusi n'umwami w'ikasikazi, zihera muri iki gice cya 11 n'umurongo wa 5. Kandi turakomeza iki gice cyose, tuzakomeza twumva inyito ivuga ngo umwami w'ikusi n'umwami w'ikasikazi. Umurongo wa 5 nuko umwami w'ikusi azakomera, ariko umwe wo mu batware be azamurusha amaboko, ahere ko atware, kandi ubutware bwe buzakomera cyane. Mbese ibi turabisobanukirwa dute? Guhera kuri murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 15 w'iki gice hadufasha gusobanukirwa birambuye ibyabaye hagati y'abayobozi b'Ubugiriki bwari bumaze kwigabanyamo ibice. Ariko nk'uko tubisoma mu gitabo cya Daniel ko byari byarahanuwe, bibiri muri ibyo bice byaje kuganza ibindi, ari byo Bibiliya yerekana nk'umwami w'ikusi ndetse n'umwami w'ikasikazi. Abanzi ba Isirayeli aribo Babuloni na Egiputa iteka ryose bateraga baturutse mu majyaruguru, ubwo ni Babuloni iturutse mu majyaruguru, no mu majyepfo, ubwo ni Egiputa ikomotse mu majyepfo. Rero igihe Bibiliya ivuze umwami w'ikasikazi n'umwami w'ikusi, kenshi na kenshi biba bishushanya abanzi b'ubwoko bw'Imana. Imirongo isigaye hafi ya yose y'iri yerekwa ishingiye kuri aba banzi bahirimbanira gutega ibico, gutera imirwano ku bwoko bw'Imana, kandi buri gihe ikagira ingaruka
ku bantu b'Imana nk'uko tuza kugenza gute dukomeza kuza kubireba. Tugarutse kuri uyu murongo wa 5 rero turiho tubwiye ko umwami w'ikusi mbese ninde? Nta wundi ni Ptolemy wa mbere witwa Soteri. Ptolemy wa mbere Soteri wategetsemo 323 aragenda ageza muri 283. Amateka amwe nuko abivuga, andi akavuga ko byagejeje muri 285. Twarushaho gukora ubushakashatsi tukamenya umwaka nyawo. Uwo nguwo nawe wigaruriye akarere ka Egiputa, yigarura Palestine n'igice ndetse cya Syria mu majyepfo. Niwe washinze ishyanga ryamwitiriwe yitwa Ptolemaic dynasty muri Egiputa. Muri 304 nibwo yafashe izina ry'umwami rya Farao, atangira kwitwa nde? Atangira kwitwa Farao. Ariko umwe mu batware be, niko batubwiye umurongo wa 5, yatubwiye ngo umwe mu batware be azamurusha amaboko ahereho atware. Umwe mu batware be se ninde? Uyu mu batware be wahanuwe ko azamurusha amaboko ndetse ubutware bwe bugakomera cyane. Uwo ni umwe muri ba generale bari bafatanije kugabana igihugu. Umugaba wabo ari Alexandre Mukuru yari yabasigiye. Byagenze bitya, Lysimachus yanyaze uturere tumwe twa Kasandari, ariko hanyuma amaze kutwomeka ku gihugu cye, Seleucus wa mbere Nikator araza abinyaga byose, maze asigara afite 3/4 gusa by'ubwami bw'Ubugiriki. 3/4 byose by'ubwami bw'Ubugiriki Alexandre Mukuru yasize, mu gihe Ptolemy yari agifite 1/4 gusa cy'ubwami, aricyo cyo mu majyepfo. Urumva ko umwami noneho w'ikasikazi afite umugabane munini cyane uruta uw'umwami w'ubwami bwa Egiputa. Urumva ko amateka akomeje kugenda. Ba bandi basigaye ari amahembe 4. Ntabwo muri Daniel igice cya 8 batubwiye ko ya mahembe 4, 2 yaje gucika intege akaranduka, ariko muri igice cya 11 haratwereka yuko muri ya mahembe 4 harandi 2 none yasigaye agaragara kurutaho. Aya magambo yasohoye nk'uko Gabriel yayahishuye, kuko Seleucus yarushije amaboko Ptolemy. Uyu yatwaraga Mesopotamia, agatwara za Armenia, Cappadocia, Peloponnesus, Parthia, Bactria, Arabia, ibihugu byinshi cyane byatwarwaga na Alexandre kugeza ku ruzi rwa Indus. Byageze ubwo Seleucus yegukana ahantu hose Alexandre yatwaraga, uretse gusa muri Egiputa hari hafitwe na Ptolemy. Urumva yuko yamurushije amaboko. Umurongo wa 6, nihashira imyaka bazuzura, kuko umukobwa w'umwami w'ikusi azasanga umwami w'ikasikazi kugira ngo abuzuze, ariko uwo mukobwa azabura imbaraga z'amaboko ye. Uwo mugabo nawe ubwe ntazahagarara ngo akomere, n'amaboko ye nayo nuko, ariko uwo mukobwa azatanganwa n'abamuzanye n'umubyeyi we n'uwamukomezaga icyo gihe. Aya n'andi magambo nayo arimo ibintu byinshi cyane. Uyu Seleucus Nikator yigaruriye ibihugu hafi ya byose Alexandre Mukuru yarigaruriye, uretse gusa Egiputa yo mu majyepfo. Nabwo kandi akomwa mu nkokora nk'uko yagambaniwe muri 281 akicwa. Amaze gupfa rero umuhungu we witwa Antiochus wa mbere Soteri, wategetse muri 281 kugeza muri 261, yafashe ubutegetsi. Icyakora ibihe bimusaba kubana amahoro n'uwamwiciye se ari we Ptolemy Kelaunos. Ubwo urumva ko yarayoboye mu majyepfo. Amaze gutanga muri 261, Antiochus wa mbere Soteri yasimbuwe n'umuhungu we witwa Antiochus wa kabiri Theos, nabayobora muri iriya myaka ya 261 kugeza muri 246. Nyamara mu byo yarazwe harimo n'amakimbirane hagati y'ubwami bwe na Egiputa. Icyakora nawe yateye intambwe yo guharanira amahoro hagati ye ndetse na Ptolemy wa kabiri uyobora Egiputa. Yiyemeza kureka intambara ya kabiri yo muri Syria yari yarashojwe. Antiochus yaje gusenda umugore witwa Laodice. Uyu Laodice maze kugira ngo ahamye amasezerano y'amahoro yagiranye na Ptolemy, yahise arongora umukobwa wa Ptolemy witwaga Bernice, kandi amukwa inkwano z'akataraboneka rwose. Ariko bigeze muri 246 Antiochus yasize uyu mugore we muto hamwe n'agahungu ke gatoya muri Antioche, maze arongera acyura wa mugore we mukuru Laodice amushyirira urugo rwe muri Aziya ntoya. Ibyo ni ibibazo by'imiryango y'ubwami hariya. Laodice yari abonye uburyo, maze ariyemeza aroga umugabo we Antiochus, niwe wamwiyiciye uno mugore mukuru Laodice, kandi n'intasi ze yari yohereje muri Antioche zihita zica Bernice ndetse n'umuhungu we. Ayo ni amateka tubwirwa
muri kiriya gitabo God Cares volume ya mbere, nuko amateka byaje kugenda. Uko rero niko byagenze koko. Wa mukobwa w'umwami w'ikusi ariwe Bernice, umukobwa wa Ptolemy wa kabiri wa Egiputa, nawe umwami w'ikasikazi ariwe Antiochus wa kabiri Theos, ariko ngo umukobwa ariwe Bernice azabura imbaraga z'amaboko ye. Bivuze ko abo yibwiraga ko bamurindiye umutekano aribo bagenje gute, bari bahawe inshingano yo kumwica. Kandi uwo mugabo nawe ubwe ariwe Antiochus wa kabiri ntazahagarara ngo akomere, kuko byarangiye aguye hasi arapfa, n'amaboko ye nayo nuko, kuko n'abakamurengeye bishwe. Ariko uwo mukobwa azatanganwa, bivuze ngo azasendwa na Antiochus ndetse n'abamuzanye aribo bamuherekeje muri Antiyoshe n'umubyeyi we ariwe Ptolemy wa kabiri, yewe n'uwakumukomezaga icyo gihe. Ahari na Antiochus nyine yari yishingikirijeho nk'umugabo we, cyangwa se n'umwana we yaratezeho kuzamubonaho icyubahiro n'igitinyiro, nuko akazafata ubwami muri icyo gihe. Ibyo byose byabaga. Amateka yatubwira yuko Laodice amaze kugera kuri iyo migambi ye yo kwica umugabo we no kwica mukeba we ndetse n'uwo mwana wari wavutse, yatangaje ko umuhungu we witwa Seleucus wa kabiri Callinicus abaye umwami. Uyu mwami yamaze ku ngoma imyaka igera kuri 21, guhera muri 246 kugeza muri 225 mbere ya Kristo. Ayo ni amateka maremare y'ibyabaye mu bwami bw'Abagiriki, nibwo tukirusuzuma. Navuze ko tugera ku murongo wa 15 tugisuzuma. Umurongo wa 7 watubwira ngo iki? Ariko umwe wo mu rubyaro rwe wakomotse ku gishyitsi cye azahaguruka yima ingoma ya sekuruza, azajya mu ngabo yinjire mu bihome by'umwami w'ikasikazi, abigirira uko ashaka, yerekane imbaraga ze. Ibise byo byagenze bite? Mu gihe Laodice yumvaga ko anyuzwe no gusohoza imigambi ye, intekerezo ze zibagiwe umuntu umwe wo mu muryango wa mukeba we Bernice, kandi umuntu wari uw'ingenzi cyane ariwe Ptolemy wa gatatu Egetes. Uyu Egetes yari umuhungu wa Ptolemy wa kabiri, byumvikane ko ari musaza wa Bernice. Uyu rero yari ari gutegeka ubwami bwo mu Egiputa, ategeka imyaka 24, agurumanishijwe n'umwuka wo kwihorera kuri Laodice wamwiciye mushiki we Bernice. Uyu Ptolemy wa gatatu yagabye igitero gidasanzwe, igitero cya Siriya. Muri iyo ntambara yiswe intambara ya gatatu ya Siriya, Ptolemy yigaruriye Antiyoshe yose ndetse arakomeza agera i Babuloni, nk'uko Gaburiyeli yari yarabyerekanye mu myaka 241 yari ishize mbere y'uko bisohora, nk'uko tubona muri umurongo wa 7 maze gusoma. Umurongo wa 8, ndetse n'imana zabo azazijyanaho iminyago muri Egiputa n'ibishushanyo biyagijwe n'ibintu byabo byiza by'ifeza n'izahabu, kandi azamara imyaka aretse umwami w'ikasikazi. Nuko nguko umurongo wa 8 utubwira Ptolemy rero yatsinze rwa rugamba, yaranganyemo na Seleucus muri Siriya na Anatolia, afata Antiyoshe ndetse agera i Babuloni. Ptolemy yafashe uduce dushya mu majyaruguru ya Siriya, harimo n'icyambu cya Seleucia ho muri Antiyoshe. Mu gitabo cye umugabo witwa Maxwell uduha aya mateka agaragaza ko Ptolemy wa gatatu yabohoje ibishushanyo by'izahabu n'ifeza bigera ku 2500, kandi byinshi muri byo byari byaranyazwe muri Egiputa n'abagiye bayitera mu binyejana byinshi byabanje. Abanyegiputa ngo banejejwe cyane n'uyu mutware wabo w'umugiriki, ku byabagejejeho bamusingiza nk'umurengezi wabo, aribyo bita benefactor mu Cyongereza, ariryo risobanurwa mu Kigiriki nka Egetes. Niyo mpamvu yitwa Ptolemy wa gatatu Egetes, Ptolemy wa gatatu umurengezi wabo, niko twabivuga. Amagambo asoza uyu murongo aduha makuru ko uyu mwami azamara imyaka aretse umwami w'ikasikazi, niko tumaze gusoma. Bivuze ko Ptolemy wa gatatu Egetes yaranyuzwe no kwigarurira ibihugu bya Seleucus, kandi ntiyagize impamvu yo kongera gutera Abasiriya no kwica umwami wabo mu gihe yari akiriho. Nyamara ubuhinduzi bwa Bibiliya zimwe na zimwe bavuga yuko aya magambo atari uko yanditse, ahubwo byanditswe ngo azamara imyaka arenze umwami w'ikasikazi amurenzeho. Ibi nabyo ni ukuri, kuko Antiochus yapfuye ahubutse ku ifarashi ye muri 225 mbere ya Kristo, mu gihe Ptolemy we yakomeje kuyobora indi myaka 3 nyuma y'urupfu rwa Antiochus, nawe atanga muri 222. Bivuze yuko yamurenzeho rero. Nyamara ubusobanuro bwagiye bugira agaciro gato
tubugereranyije n'ubwa mbere ku cyo Gaburiyeli yashakaga kumenyesha, kuko umurongo ukurikira ushimangira igisobanuro cya mbere twari tumaze kubona. Umurongo wa 9 ni ukurikiraho. Umurongo wa 9 uratubwira ngo iki? Hanyuma uwo mwami w'ikasikazi azatera igihugu cy'umwami w'ikusi maze asubire mu gihugu cye. Uyu murongo urongera guhamya ko Ejetesi umwami w'ikusi aje mu gihugu cya Seleukus kandi Nikusi w'amajyaruguru, hanyuma aza gusubira mu gihugu cye. Nta gushidikanya ko n'ubundi ushimangira uburyo nyuma y'uko Ptolemy wa gatatu agarutse muri Egiputa, Seleukus yatangiye gusubizaho ubutware no kwangisha abantu icyo gihugu kugira ngo arebe ko yasubirana bwa bukungu n'icyubahiro cye. Reka dukomeze na Danieli 10 mu murongo wa 10 kubw'igihe kuko kirihuta. Bukeye abana be bazateranya imitwe y'ingabo nyinshi batabare. Izo ngabo zizatera zisandare nk'umwuzure w'amazi zikwira igihugu. Nizimara guhitanya zizagaruka zirwana zihindurane igihome cy'umwami w'ikusi. Umurongo wa 10 nawo uduha andi mateka y'uburyo abana be bazateranya imitwe y'ingabo nyinshi batabare. Izo ngabo zizatera zisandare nk'umwuzure w'amazi zikwira igihugu. Maxwell rero aduhaye amateka agaragaza ko umurongo wa 10 kugeza ku wa 12 yibanda by'umwihariko ku mirwano yabereye ahitwa Irafia ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu muri 217 mbere ya Kristo, bugufi bwa Rafa ariyo muri Gaza y'ubu ngubu. Iyi mirwano yari hanganishije ingabo za Ptolemy wa 4 wo mu Egiputa, birumvikana witwa Philopeta, kandi ahanganyemo na Antiochus wa gatatu mukuru w'ubwami bw'Abaseleucide aho ngaho mu majyaruguru. None se ni iyihe mpamvu Gaburiyeli yitaye kuri iki gitero kimwe n'indi mirwano itandukanye iri muri iki gice? Impamvu nta yindi kuba abantu Gaburiyeli agiye yita kuri ibi bintu bidasanzwe byabaye mu mateka, nuko igihe cy'intambara ari igihe kitigera gisibangana mu ntekerezo z'abantu, mu mateka y'abantu. Turavuga ngo ku ntambara yo muri iki gihe, muri nyuma y'intambara, mbere y'intambara, bigafasha rero abavuka hanyuma kwifashisha ibyo byabaye mu gusigasira amateka ya muntu. Iyi niyo mpamvu bavuga bati nyuma y'intambara iyi niyi. Gaburiyeli rero nawe yakubise umusumari ku bihe bidasanzwe kugira ngo bizabere ibihamya kuri twe twiga ubuhanuzi bw'iki gihe muri iki gitabo cya Danieli. Nguko uko byagenze rero. No murongo rero uratwereka ko Seleucide wa kabiri yari afite abahungu babiri aribo Seleukus wa kabiri. Uyu murongo uratwereka ko Seleukus wa kabiri yari afite abahungu babiri, nibo Seleukus wa kabiri Selaunus ndetse na Antiochus wa gatatu mukuru. Bategetse umwe yasimbuye undi, birumvikana. Aba bahungu bateranije ingabo nyinshi kurwana kubw'igihugu cyabo cyari cyarigaruriwe. Seleukus Selaunus wari mukuru yapfuye nyuma y'imyaka 3 gusa yimye ingoma, maze murumuna we Antiochus asigarana ubutware kandi akomeza urwo rugamba rwo gushora iriya ntambara idasanzwe Gaburiyeli atubwira mu murongo wa 10 wa 11 n'uwa 12. Umurongo wa 10 atubwira ko byagenze bite. Maze umwami w'ikusi azarakara, azasohoka rwane n'umwami w'ikasikazi, azagaba ingabo nyinshi, maze ingabo z'umwami w'ikasikazi zizagaruzwe umuheto n'umwami w'ikusi. Umurongo wa 12, umwami w'ikusi namara kunesha izo ngabo azishyira hejuru, ariko nubwo azaba arimbuye abantu inzovu nyinshi ntazabanesheje rwose. Kuri ubu umwami w'ikusi Ptolemy Ejetesi yari yaramaze gutanga kandi yari yasimbuwe na Ptolemy wa 4 Philopeta, nk'uko maze kubivuga mu kanya, wamaze imyaka 17 ku ngoma. Yinjiranye uburakari buhambaye muri iyi ntambara rero, yemeje guhangana n'ubwami bw'ikasikazi, kandi umwami w'ikasikazi yagerageje kwirwanaho, ariko ingabo ze zaje kugaruzwa umuheto rwose n'umwami w'ikusi nk'uko marayika yari yarabihanuye. Mu yandi magambo, Ptolemy yatahanye intsinzi mu rugamba Antiochus umwami w'ikasikazi yari yasoje. Bivugwa ko kiriya gitero cy'Irafia Antiochus yakigabye afite ingabo nyinshi cyane, zirimo abagenza amaguru 62,000, abagenda ku mafarashi 6,000, ndetse n'inzovu zatorewe urugamba zigera ku 102. Ptolemy yakubise inshuro Antiochus, yica abasirikare bagera ku 10,000 mu bagenza amaguru, 3,000 by'abagendera ku mafarashi, kandi atwara bunyago abasirikare bagera ku 4,000 abagira imbohe ze. Urumva yuko rwose yamuciye amaboko, yaramurwanije cyane. Muri kiriya gitero cy'Irafia impande zombi zahuye n'ibihombo bikomeye
by'amafarashi n'inzovu. Nyamara mu gihe Antiyokusi yatakaje ingabo zigera mu bihumbi 10 zigenza, Ptolemy we ngo yatakaje ingabo 1500 bonyine. Urumva yuko rero Ptolemy yatanye insinzi. Nyamara nk'uko Gabriel yari yarabihanuye kera, Ptolemy ntabwo yarageze ku nsinzi byuzuye. Uyu mwami yishyize hejuru ku bw'insinzi ye, maze ubwo yari ahindukiye asubiye muri Egiputa, Filopeta yatinze i Yerusalemu kugira ngo atambire ibitambo Imana ya Isirayeli. Mu kwirata yatinyutse kwinjira imbere mu ngoro y'Imana, ariko atungurwa n'ubwoba n'urujijo byahise byuzura intekerezo ze, ndetse akurwa aho hantu ameze nk'uwapfuye. Ayo ni amateka tubwirwa, uzasoma iby'Abamakabe babasha gusobanura neza by'iki gihe kidasanzwe cyo muri icyo gihe cy'Abamakabe. Yasize Yerusalemu ayujujemo umuvumo uteye ubwoba kubera ibyari bimaze kumubaho, maze ubwoko bw'Imana bwongera kwibasirwa n'aya mateka abazengurutse nyine. Filopeta yamariye umujinya we ku Bayuda ibihe byinshi, ariko ntabwo yabatsinze rwose kugeza muri 213 mbere ya Kristo, ubwo Abanyegiputa babibasiye bikomeye bituma yicwa Abayuda bagera mu 4000 muri Alexandria. Ibi nabyo ntabwo byamuhesheje kunguka imbaraga no kunesha, kubera ko icyo byamuzaniye gusa ni ukugwiza abanzi. Imana rero ntabwo igera yishimira umutima ushyira hejuru cyane ndetse no kubahuka icyubahiro cyayo, ahubwo yiteguye guhaza ubuntu bwayo umutima uciye bugufi. Ni ijambo ry'Imana ribiduhamiriza. Inama iva mu ijambo ryayo ni iyi ngo mwese mukenere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Uriya mugabo rero no Ptolemy Filopeta yishyize hejuru cyane, ariko ntabwo yaguwe neza muri ibyo byose. Reka dusimbuke tujye ku murongo wa 13. Igihe kiri kuducika cyane kandi imirongo iracyari myinshi. Umurongo wa 13: kuko umwami Kasikazi azagaruka akagaba ingabo ziruta iza mbere, kandi nihashira imyaka azazana n'ingabo nyinshi n'ibintu byinshi. Antiyokusi amaze gutsindwa uru rugamba rwo mu majyepfo ntiyacitse intege, ahubwo yerekeje imirwano ye mu gace k'ubuvazuba bw'ubwami bwe. Ibitero bye muri Bacteria na Parifia byamuhesheje intsinzi ikomeye, ari nabyo byamuhesheje izina ry'icyubahiro ryo kwitwa mukuru. Byitwa Antiyokusi mukuru. No Antiyokusi mukuru arazwi cyane kubera ko avuye iburasirazuba, yagiye mu myiteguro yo kongera gutera ku nshuro ya kabiri Egiputa. Bigeze muri 203, Ptolemy wa 4 Filopeta arapfa urupfu rutunguranye, maze asimburwa n'umuhungu we Ptolemy wa 5 Epifane, wimye ingoma afite imyaka 5 gusa y'ubukuru. Antiyokusi rero yagiye inama na Filipo wa 5 w'i Macedonia kugabana igihugu cy'ubwami bw'Abaptolemy ukuyemo Egiputa. Ibyo byaje kugerwaho neza mu kiswe intambara ya 5 ya Siriya, ubwo Abaseleyiside banyagaga ubutware bwa Ptolemy wa 5 bwo kugenga amajyepfo ya Siriya harimo n'Ubuyuda, mu gitero cyagabwe Ipenium bugufi bw'uruzi rwa Yorodani mu mwaka wa 198. Murumva yuko ibintu biratangaje cyane uko ijuru ryagiye ribihamya binyuze mu mugaragu muri marayika Gabriel, nuko byagiye bisuhura rwose. Murongo wa 14: icyo gihe benshi bazahaguruswa no kurwanya umwami w'ikusi, kandi ab'ingunguzi bo mu bwoko bwawe bazahaguruka kugira ngo basohoze ibyerekanwe mu nzozi, ariko bazagwa. Ese aba bantu b'ingunguzi ni bande? Reka tuze tubumve. Mu gihe ubusobanuro bw'imirongo 13 ibanza buhurizwaho n'abiga ubuhanuzi, mirongo kuva kuri wa 14 gukomezaho ntabwo ariko bimeze, ahubwo itangwaho ubusobanuro bwinshi butandukanye. Amagambo nka icyo gihe, amagambo nka bukeye bwaho, nyuma, n'ayandi yagiye akoreshwa muri iki gice atuma abanyeshuri biga iki gice batanga ubusobanuro butandukanye. Ntabwo bahuza ibivugwa muri iyi mirongo n'ubusobanuro bwayo, ariko kandi ntabwo bikwiriye kudungurana, kuko igihe wowe turi kwigana iki gice uzahura n'ubundi busobanuro nabanje kubyiseguraho cyane budafite aho buhuriye n'ubu ngubu turi kuvuga, ntibizagutangaze. Icyo nge nawe dusabwa ni ugusaba ubufasha bwa Mwuka Wera twasezeraniwe ko azaduha akatuyobora mu kuri kose, by'umwihariko muri uyu mugabane tugezemo twiga w'igice cya 11 udasobanutse cyane, kugira ngo Imana idufashe. Bamwe rero bizera ko iyi mirongo y'interuro ngo icyo gihe ivuga amateka akomeza y'ubwami bw'Abaseleyiside n'Abaptolemy. Abandi bo babona ko uyu murongo
wa 14 uhita usatira ubwami bwakurikiyeho bw'Abaroma. Ubwo rero tugeze mu ihuriro ry'inzira nyinshi imbere yacu, birumvikana birasaba kwinira no kwirinda no kwitunda ndetse cyane mu gihe duhitamo icyerekezo nyacyo turi buhitemo. Muri uyu mwanya ariko reka duhagarare muri uyu murongo. Icyo gihe iraza kutwugururira amarembo aduhishurira ibyabaye mu gihe cy'umwami Ptolemy wa gatanu Epifane, bikambukiranya mu gihe cy'ingoma ya Roma, ya ngoma ya kane y'inyamaswa iteye ubwoba ivugwa muri Danieli igice cya 7, ndetse na bwa butware bw'amaguru y'ibyuma buvugwa muri Danieli igice cya 2. Benshi bahagurukijwe no kurwanya umwami w'ikusi ari we Ptolemy nyine. Nk'uko twabibonye muri uyu murongo wabanje, igihe Antiyokusi yashakaga gutera ikusi, yitabaje uwitwa Filipo w'i Macedonia, bemeranya kugabana ubwami bw'Abaptolemy, buri wese agafata igice kimwegereye. Filipo yagombaga gufata igice cya Karisia, agafata igice cya Libya, igice cya Cyrenaica ndetse na Egiputa, mu gihe Antiyokusi we yagombaga gufata ahasigaye hose. Antiyokusi rero yararomboreje agera no muri Siriya, agera muri Palestine, kandi aba umuneshi w'urwo rugamba mu buryo budasanzwe. Igihe ibi byose byabaga, intambara zimwe za Egiputa zari zihanganye bikomeye na minisitiri w'intebe witwaga Agathocles. Uyu Agathocles ari we wari ufite mu maboko inshingano zo gutwara igihugu, kuko umwami wacyo Ptolemy wa gatanu twamaze kubona ko yimye akiri muto, nta bushobozi bwo kuyobora no kwifatira ibyemezo yari yakagira. Imirimbanyi zo muri Alexandria rero zaramwibasiye cyane, maze birangira we ubwe, mushiki we, mama we n'abandi bantu ba bugufi bishwe muri iyo mivurungano. Nuko Abanyamisiri bamaze kurambirwa gukomeza gutwarwa n'Abagiriki, bituma bahaguruka gukomeza ubwami bwa Ptolemy, kugomera ubwami bwa Ptolemy. Izi ngunguzi twabwiwe se zo ni zande? Ingunguzi twabwiwe muri uyu murongo, ingunguzi zo mu bwoko bwa Danieli, ni bamwe mu Bayuda binjiye mu bya politike, batangira kurwanya ubutware bw'abategeka b'Abagiriki mu bwami bwa Egiputa, biringiye ko bizabafasha kugera ku kwigenga kw'igihugu cyabo. Nubwo ntacyo Gaburiyeli avuga cyerekeranye n'umwami w'ikasikazi muri uyu murongo, amateka avuga ko hari ishyano ryazanywe na Antiyokusi Epifane wayoboraga ubwami bwahanzwe na Seleucus, iriya Seleucid Empire, uhereye mu 175 mbere ya Kristo kugeza igihe yapfiriye mu 164 mbere ya Kristo. Ubutegetsi bwa Epifane bwatangiye nyuma gato y'urupfu rwa Ptolemy wa gatanu mu 180. Amateka yamenya ko hari ibikorwa byabaye by'ingenzi mu gihe cya Antiyokusi wa kane, harimo n'igitero cya Egiputa, kwigomeka kw'Abayuda b'Abamakabe. Amateka y'Abamakabe navuze ngo uzayige neza wifashishije igitabo cya Bibiliya ntagatifu, gishobora kuguha amakuru arenzeho. Antiyokusi yahatiye Abayuda kubaka ibitambiro by'ibigirwamana muri buri mudugudu w'Ubuyuda, kandi bakabitambiraho ibitambo by'ingurube. Antiyokusi yabaye umugabo mubi cyane wibasiye ubwoko bw'Imana bw'Abayuda, kandi bakazana inyandiko yose y'ibyanditswe byabo bigatwikirwa kuri ibyo bitambo. Umva, Antiyokusi yakoze ibintu bidasanzwe, nubwo amateka atabivuga byeruye, ariko byabaye ibintu bidasanzwe. Rero biragaragara neza ko izi ngunguzi zo mu bwoko bwa Danieli, aribo Bayuda b'Amakabe, bahagurukiye kurwanya ubwigomeke bw'umwami mu 167 mbere ya Kristo, barangajwe imbere n'uwitwaga Matatias w'Umuhasmoneya, wafatanyaga n'abasore 5 bamanuka iyo mu butayu bw'Iyudeya, amaze kwica umuyuda wo mu Bugiriki wari uri gutambira ikigirwamana ibitambo. Ni amateka tubwirwa, uzayasome muri bya bitabo nakubwiye. Bamaze gusubizaho gahunda zo kuramya no gutambira Imana ibitambo, Abamakabe bananiwe kumvikana nabo niba bakomeza urugamba cyangwa se barekeraho. Umugabane umwe wanyuzwe n'umudendezo wo gusenga bari bagezeho, mu gihe undi mugabane wo wari usonzeye n'umudendezo mu bya politiki. Igihe batangiraga no kurwana ku bwa Matatias, byasaga nk'aho baharanira uburenganzira bwabo mu by'Iyobokamana. Nyamara Abamakabe bamaze kubona uburyo bagezeho ku nsinzi yabo biboroheye, benshi bifuje no gukomeza urugamba kugira ngo nanone bazabone igihugu cyabo kigibona ubwigenge, kive mu bukoroni.
Abangaba bifuzaga gukomeza urugamba rwo kubohora igihugu, bari bayobowe n'umugabo witwa Yuda Makabe. Amaze gupfa aguye mu mirwano mu 160, Yuda yasimbuwe ku butware bw'ingabo na murumuna we witwa Yonatani, wari umutambyi mukuru muri icyo gihe. Uyu Yonatani yagiranye amasezerano n'ibihugu bitandukanye, maze byongera kutumvikana mu baharanira kurengera umudendezo w'idini, bagashyigikira n'ubutware mu bya politiki, bagashishikarira n'ubutware mu bya politike. Igihe Yonatani yapfaga mu 142, witwa Simoni Makabe, umuhungu wa Matatias wari usigaye, yafashe ubutegetsi. Muri uwo mwaka nibwo Demetrius wa kabiri, umwami w'i Siriya, yahaye abayuda ubwigenge busendereye mu bya politike. Simoni yari umugaba mukuru n'umutambyi mukuru w'abayuda. Ubwigenge bw'abayuda bwagejeje muri 63 mbere ya Kristo, igihe umujenerali w'abaroma witwaga Pompi yateraga Yerusalemu, maze ijya mu maboko y'abaroma, nabo batangira kugenza gute kuyikoloniza, nyuma yuko abamakabe biyushya kuya bamaze kubona ubwigenge bahawe n'abagiriki. Ariko igihe ubwami bwa Roma bwazaga, noneho bongeye kujya mu maboko y'abanyaroma. Bigeze muri 37 mbere ya Kristo, witwa Herode mukuru yabaye umwami. Uwo nguwo turamuzi, umwami wa Yerusalemu, atangira kuyobora. Turamuzi kubera yuko niwe wicishije abana bose bavutse mu gihe cya Yesu, ngo hari Yesu nawe agwe muri icyo gico, muri icyo gitero. Daniel 11:15 niho tugeze, niho haza kudusoreza amateka nyirizina y'ubwami bw'abagiriki mbere yuko twinjira mu bwami bw'abaroma. Nuko umwami w'ikasikazi azaza atera umudugudu ugoswe n'inkike z'amabuye zikomeye, azazindundaho ikirundo cyo kuririraho, ahereko awutsinde. Ingabo z'umwami w'ikusi ndetse n'intore ze ntizizamushobora, ntizizagira amaboko yo kumwimira. Nguko uko byagenze. Nyuma yo kuvuga iby'abamakabe bari bo ngunguzi zo mu bwoko bwa Danieli, Gabureli yagarutse ku mwami w'ikasikazi. Uyu ni Antiochus wa gatatu rero twamaze kubona, wa mwami watsindiwe mu gitero cy'Ilafia, ariko wagiranye amasezerano na Filipo w'i Macedonia, bibahesha kwigarurira no kugabana ubwami bwa Egiputa ku murongo wa 13. Bageze ku nsinzi mu kiswe intambara ya gatanu ya Siriya, twamaze kubibona, ubwo abaseleside batsindaga ubwami bwo mu majyepfo ya Siriya harimo n'Ubuyuda mu gitero cy'Paniomo bugufi bw'uruzi rwa Yorodani mu 198 mbere ya Kristo, nyuma y'imyaka 3 gazigeze mu maboko ya Antiochus muri 201. Aya ni amakuru dukesha Bible Commentary volume ya 4 ku ipaji ya 869 amakuru tubona. Nguko rero uko ubwami bw'ubugiriki bwagenze, twabuhereye ku murongo wa kangahe? Twamuhereye ku murongo ndumva ari uwa 4 batubwira iby'ubwami bw'ubugiriki. Twari tugeze ku murongo wa 15, n'ubwami bwategetse isi guhera muri 331 kugenda ukageza mu 168 mbere ya Kristo. Habayemo byinshi cyane, habayemo n'igihe kidasanzwe cyo kwibasira ubwoko bw'Imana, twabibonye. Ariko igihe cyarageze, noneho ubutware bujya mu maboko y'abande, mu maboko y'abaroma. Ubu bwami bw'abaroma rero, bwa bwami bwajyanijwe n'igituza n'amaguru y'ibyuma ndetse n'inyamaswa iteye ubwoba ivugwa muri Daniel igice cya 7, yewe n'abanyabyavugwa muri Daniel igice cya 8. Nibwo bwami tugiye kurebaho muri no mirongo igera muri 4 isigaye kugira ngo tugere ku murongo wa 20, kandi naho ngaho dusoreza rwose. Umurongo wa 16 hatubwira ngo ahubwo zaza ahateye azagenza nk'uko ashaka, kandi ntawe uzamuhagarara imbere, nuko azahagarara mu gihugu gifite ubwiza, arimbuze ukuboko kwe. Uyu murongo uraromboreza noneho ukanasobekerana cyane ku buryo butangaje cyane. Uratwinjira mu butegetsi bushya muri iyi nkuru isamaje twatangiriye ku murongo wa mbere. Uyu we ngo abasha kugenza nk'uko ashaka, kandi nta n'umwe ubasha kumuhagarara hehe imbere ngo amurwanye. Ibi bitubwira ko afite imbaraga ziheranije kuruta iz'umwami w'ikasikazi cyangwa umwami w'ikusi. Iyi rero ni Roma, ubwami bwaturutse mu burengerazuba. Iyi yasenye gushyamirana kwari hagati ya Siriya mu majyaruguru ndetse mu majyaruguru ya Palestina ndetse na Egiputa yo mu majyepfo. Uwagerageje kumuhagarara imbere ni umwami w'ikasikazi, nkuko bigaragara ku murongo wa 15. Mu gihe Antiochus wa gatatu ari we uvugwa muri hano, umwami w'ikasikazi na Roma bari bahanganye muri uyu murongo.
uko byagenze birasamaje cyane. Biratubwira mu mateka yuko igihe cyarageze Antiyokusi wa gatatu aratanga, maze asimburwa na Seleukusi wa kane Filopeta wategetse imyaka igera muri 12 kugeza ndetse mu 175. Uyu yasakiranye n'ikibazo cy'ubukungu cyatewe ahanini n'intambara iruhije yahanganyemo na Roma, yasojwe n'umutwaro uremereye cyane wo kwishyura amahoro ubwami bwa Roma. Kugira ngo ubwami bwa Roma bwagendanaga no kwaka imisoro iteye ubwoba. Aba rero baratsinzwe n'ubwami bwa Roma maze bashyirirwaho amahoro menshi yo kwishyura. Mu gushyiraho umuhati wo gukusanya amafaranga yo guha Abaroma, yohereje umutware we witwaga Heliodorus amwohereza i Yerusalemu kugira ngo anyage ubutunzi bwo mu rusengero. Igihe yahindukiraga, icyo uyu mutware yakoze nuko yishe Seleukusi ahubwo, maze uwo Heliodorus aragenda anyaga ingoma. Umuragwa nyawe wa Seleukusi ari we Demetrius yahise ahungishirizwa i Roma. Murumuna wa Seleukusi ari we Antiyokusi wa kane Epifane ahita ategura uburyo bwo guhirika ingoma yande yuriya Heliodorus, maze amaze kumutsinda afata ingoma, ariko abanzirizwa n'umwana muto wari wasigaye nawe witwaga Antiyokusi. Ariko nyuma gato nawe Epifane agenza gute? Aramwica. Ni ibintu n'urusobekerane rw'inkuru ndende cyane. Ariko icyo tubona nuko ubuhanuzi bwa Gaburiyeli butubwira uko ingoma ya Roma yaje kwinjira. Ubuhanuzi bwa Gaburiyeli ko buravuga ibyagombaga kubaho nyuma y'imyaka 369 nyuma y'ubu buhanuzi nyine ari gutanga, by'ibyo wagombaga kurwanya Antiyokusi ari we Roma. Kandi nk'uko amateka byemeza, nta n'umwe wabashije guhagarara imbere ya Roma kugeza nyuma y'imyaka 644 yakurikiyeho, yagejeje muri 476 nyuma ya Kristo, ubwo tuzi yuko za ntambara z'abanyamusozi ababarubare bateraga maze bakagabanyamo Roma ibice byinshi. Nyamara ibi ntabwo ari byo Gaburiyeli avuga gusa byerekeranye n'ingoma ya Roma muri uyu murongo, ahubwo arongera akatubwira yuko uyu mwami ari we Roma azahagarara mu gihugu gifite ubwiza. Mbese uku guhagarara mu gihugu gifite ubwiza byo bisobanuye iki? Kandi aratubwira ngo kandi azakirimbuza ukuboko kwe. None se yabigenje ate ngo arimbuze igihugu cyiza gifite ubwiza ukuboko kwe? Ibi nibyo Gaburiyeli yavuze mu mwiyerekwa ryo muri Daniel cya 26 by'ibyo umutwaro uzarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Iki gice cy'ubuhanuzi cyasohoye byuzuye mu mwaka wa 70 nyuma ya Kristo, igihe i Yerusalemu, rwa rusengero rwa Yerusalemu ndetse n'uwo murwa wasenwaga n'ingabo z'Abaroma bari bariyobowe n'umujenerali witwa Titus. Nakubwiye ko aya mateka yo kurimbuka kwa Yerusalemu nk'uko Yesu Kristo nawe yayagurutseho muri Matayo 24 yanditse neza mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Igice kibanza kivuga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu. Murongo wa 17 w'igice cya 11 niho tugeze. Nyuma agazagambira kuzana n'ingabo z'igihugu cye cyose, maze azikiranure n'umwami w'Ikusi. Azamushyira umukobwa we kugira ngo azanire ubwami bw'Ikusi kurimbuka, ariko imigambi ye ntizuzura, ntabwo azahindura icyo gihugu. Imico ivugwa mu murongo wa 14 na 7 kugeza wa 19 yerekeye umwami ku giti cye. Ntabwo ari ubwami bwose bwa Roma uko bwakabaye. Yuzurira neza mu mitegekere n'imibereho y'umwami witwa Kaisari Julius. Kaisari Julius yayoboye mu 100 mbere ya Kristo akageza muri 44 mbere ya Kristo. Niwe tugiye kureba muri mirongo guhera ku murongo wa 17 kugeza umurongo wa 19. Uyu Kaisari se Julius yabigenza ate? Uyu mugabo yiyemeje kugirana umubano wihariye ndetse udaciye mu nzira nyazo n'uwitwa Cleopatre wa 7 Filopeta. Uyu Cleopatre ni umwamikazi wa Egiputa wayoboye muri 69 kugeza muri 30 mbere ya Kristo. Uyu mugore witwa Cleopatre ngira ngo abantu benshi baramuzi kuko hari na filime yamwitiriwe, filime documentaire yamwitiriwe, ndumva narigeze guhura nayo. Niwe muntu wenyine ubuzima bwe buhuza n'ibyavuzwe na Gaburiyeli muri iyi mirongo tugiye gusoma, umurongo wa 17 kugeza uwa 19. Umurongo wa 17 umaze kutubwira ngo iki? Nyuma azagambirira kuzana n'ingabo z'igihugu cye cyose,
maze azikiranure n'umwami w'ikusi. Azamushyira umukobwa we kugira ngo azanire ubwami bw'ikusi kurimbuka, ariko imigambi ye ntizuzura, ntabwo azahindura icyo gihugu. Amateka atubwira ko uyu Julius yagize uruhare rukomeye cyane mu guhindura igihugu cya Roma kikaba ubwami bukomeye. Uyu Cleopatre nawe no mugirikikazi wayoboraga Egiputa, ubuyobozi bwe nibwo bwabaye iherezo ry'igihe cyo kuganza ku bwami bw'Abagiriki, riba n'itangiriro ryo kuganza ku bwami bw'Abaroma mu gace k'ubuvazuba bwa Mediterane. Uyu Kayisari Julius yiyemeje kwigarurira ubwami bwose Alexandre mukuru yasize. Muri icyo gihe ahantu hari hasigaye honyine cyari igihugu cya Egiputa. Egiputa yari iyobowe icyo gihe na Ptolemy wa 12 afatanije na mushiki we nyine Cleopatre, ariko baza kugirana amakimbirane ubwabo hagati ya musaza na mushiki. Kayisari rero yamanukiranye n'ingabo zigendera ku mafarashi 800 n'izigenza 2300 kugira ngo agabe igitero kuri Egiputa yari ashigaje kwigarurira. Urugamba rwaragoranye cyane, maze Kayisari asaba ubufasha mu bihugu by'abaturanyi. Ingabo nyinshi ziturutse muri Aziya ntoya, inyeshyamba zo muri Egiputa z'Abamitridates n'izindi ngabo nyinshi zivuye muri Siriya ndetse na Kalisiya ziraza. Witwa Antipater nawe yamanukanye n'Abayuda basaga 300, bose bafatanya na Julius kurwanya ubwami bw'Abanyegiputa. Abo Bayuda bararwanye binjira imbere mu gihugu ku buryo byagaragaye ko iyo batahaba urwo rugamba Julius aba atararutsinze. Iby'Abayuda bijya bitangaza cyane, aho bageze ubona bafite ukundi kuboko kudasanzwe, ariko nta mugayo bari bafite amasezerano bakomora ku Mana. Ptolemy rero wa 12 abibonye yashatse gutoroka maze yiroha mu ruzi rwa Nili. Alexandria gakondo nyayo y'ubwami bwa Alexandre ndetse n'igihugu cyose cya Egiputa cyarafashwe gihinduka imwe mu ntara zigize ubwami bwa Roma. Ubwo hari muri 47 imbere ya Kristo. Wa mugore rero wa mushiki w'uyu mugabo Cleopatre yagumishijwe ku ntebe y'ubwami bwa Egiputa. Birumvikana ko Roma imaze kubwigarurira, ariko uyu mugabo witwa Julius amugumisha ku butegetsi ngo akomeze kuyobora icyo gice cya Egiputa, agenga intara nshya ya Roma ya Egiputa, ndetse biragenda bigeza muri 30 mbere ya Kristo. None se ni gute noneho yaje gushyingirwa uwo mukobwa kugira ngo azanire ubwami bw'ikusi kurimbuka? Bivuga ko Julius yararikiye Cleopatre ndetse baje no kubyarana umwana. Bivugwa kandi ko kugira ngo Julius ashoze intambara muri Egiputa byaturutse n'ubundi kuri iryo rari no kwifuza uyu Cleopatre, ahari waje kugirana amakimbirane na musaza we kubwo kwihuza n'umwanzi wabo ari we Julius. Igihe rero yamaraga gufata icyo gihugu, Ptolemy wa 12 amaze kugwa mu ruzi rwa Nili, uyu Julius yamaranye amajoro menshi na Cleopatre mu nkera yo kwinezeza no kwishimira intsinzi, ndetse ngo birangira amuhaye kumutwarira ya ntara tumaze kubona nshya ya Roma. Nyamara ngo ntabwo imigambi ye yuzuye. Kubera iki? Ntabwo yahinduye byuzuye icyo gihugu. Julius amaze gutanga yasimbuwe n'uwitwa Kaisari Augusto, maze Cleopatre ahita yiyuzuza n'uwitwa Antony. Antony wari umwanzi gica wa Kaisari Augusto, maze ubutware bwose arabumwegurira mu kurwanya Roma. Nyamara inkuru ya Julius ntabwo irangirira aha, kuko umurongo wa 18 nawo ufite andi mateka utubwira. Umurongo wa 18 atubwira ngo hanyuma y'ibyo azahindukira atere ibirwa, ahindure byinshi, maze undi mutware azashyira iherezo ku gasuzuguro yabasuzuguraga, ndetse azamugarurira agasuzuguro ke. Umurongo wa 19 ahere ko ahindukirire ibihome byo mu gihugu cye bwite, ariko azasitara agwe ye kuzaboneka ukundi. Nyuma y'iki gitero cyo mu Egiputa, Julius yakomerejeho kurwana mu bihugu bisigaye, atera mu birwa, ajya muri Espagne ndetse no mu majyaruguru. Nyuma yaje kurogowa n'uwa Gaburiyeli yise undi mutware. Ese uyu mutware ninde? Uyu ni umugabo witwaga Brutus. Uyu Brutus ni umwe mu batware bakomeye, yari umusenateri muri Repubulika ya Roma. Dusubiye inyuma rero gatoya kugira ngo tubyumve neza, ubundi Roma yabanje kuba igihugu, yabanje kuba repubulika, maze nyuma y'intambara ya Julius igihugu
kiraguka rwose gihinduka ubwami bukomeye, ndetse ubwami buganje mu isi, aribyo byazaniye uyu mwami Kayisari Julius agasuzuguro. Brutus rero yari umwe mu bantu bakomeye mu butware bwa Roma warebwaga n'iki kibazo. Julius yaje asonzeye kwitwa umwami, ariko agakomangwa ku mutima nuko abatware benshi ndetse na rubanda batamwiyumvisemo. Julius ntabwo bamukundaga, byatumye aba batware bamwe bifuza guhirika ingoma ye, kandi Brutus niwe wari ku ruhembe rw'imbere muri uwo mugambi. Ntabwo Brutus yari asonzeye kuba umwami, ahubwo icyo tubona nuko bigaragara ku murongo ukurikiraho wa 20 utubwira ngo iki, bukeye hazahaguruka undi mu cyimbo cye uzohereza umukoresha w'ikoro mu gihugu gifite ubwiza, nawe ntihashira iminsi mike azarimburwa atazize uburakari cyangwa intambara. Uyu Julius yarahindukiye avuye mu ntambara nazo kwagura igihugu cya Roma, yaraje yicara ku ntebe ya zahabu mu ngoro y'intebe ya Roma, maze atangaza ko yitwa umwami. Ubwo nibwo yahise yicwa n'uwitwa Cassius. Uyu Cassius mu mugambi wari wateguwe na Brutus tumaze kubona n'abandi batware bamwe. Yishwe urupfu rubabaje, aciwemo ibice inshuro 23 zose. Urumva ko atageze ku nsinzi. Bakoresheje icyuma maze aratanga, kagasuzuguro ke karashira nk'uko Gabriel yari yarabihanuye, ntiyongera kuboneka nk'uko Bibiliya yari yarabivuze. Inkuru y'ibyabaye zatangiye gukwirakwira muri rubanda, maze Brutus n'abandi batware bavuga n'ijwi rirenga mu mujyi wa Roma bati, bantu ba Roma turongeye turibohoye. Amagambo y'icyongereza yavuze ngo people of Rome, we are once again free. Bivuze yuko uno mugabo Julius yatwazaga igitugu. Ibi rero byabaye muri 44 mbere ya Kristo, ubwami bwa Julius bushyirwaho iherezo. Gabriel arerekana muri imirongo igihe cy'ingenzi cyerekanya bubasha hagati y'umuringa wabererekeye ibyuma mu gice cya 2, kandi ingwe nayo ihagamira inyamaswa ya 4 mu gice cya 7. Nuko byagenze. Umurongo wa 20 yamaze kutubwira amakuru akomeye cyane ko bukeye bwawo hagomba kuhaguruka undi mu cyimbo cye uzohereza umukoresha w'ikoro mu gihugu gifite ubwiza, nawe nihashira iminsi mike ngo azagenza gute, azarimburwa atazize uburakari cyangwa intambara. Mbese byagenze gute? Aba batware bagize sena bamaze kwica Julius, bamujijije ko ashaka kwikuza mu kuyobora igihugu cya cyami. Ubutware bw'igihugu bwafashwe na nyirarume witwaga Octavian niwe wafashe ubutegetsi. Migeze muri 27 mbere ya Kristo, sena ya Roma yahaye uno Octavio izina rishya rya Augusto. Uno Augusto risobanuye icyogeye, the exalted. Sena rero yanamweguriye ububasha bwose bw'ubuyobozi bw'ibyobokamana, imibereho ya rubanda ndetse n'ibya gisirikare, kandi agirwa umuyobozi ngishwanama w'iyo nteko ya sena nene, uhereye ubwo yitwa umwami w'abami cyangwa se empereur w'ubwami bwa Roma. Nguko uko byaje kugenda, uyu niwo mwami wari umaze kuza arima. Uyu rero niwe Gabriel yatubwiye yuko azohereza umukoresha w'ikoro. Umukoresha w'ikoro bivuze ngo umwakirizi w'imisoro mu gihugu gifite ubwiza. Ibinyejana byarahise, maze Luka umwanditsi w'ubutumwa bwiza ahamya ibyabaye yuko byagenze, arandika aravuga ati, nuko muri iyo minsi itegeko riva kuri Kayisari Augusto, ubungubu niwe turi kuvugaho ubungubu, ngo abo mu gihugu mu bigo bye bose basore. Aya magambo uzayasoma neza muri Luka igice cya 2 umurongo wa 1, ndetse uzasome n'uwa 4 n'uwa 5 kugira ngo byumve neza. Muri yindi Bibiliya yera bavuga yuko ari ukwandikwa, ariko kandi muri Bibiliya y'umwimerere kwari ugutanga umusoro. Gabriel yakomerejeho agira ati, nihashira iminsi mike azarimburwa atazize uburakari cyangwa intambara. Ku itariki ya 19 Kanama muri 14 nyuma ya Kristo, uyu mugabo Augusto yaratanze ubwo yari yasuye imva ya se, maze Augusto amaze imyaka 41 ku ngoma, agizwe umwami w'abami, aratanga. Kuri Gabriel iyo myaka ni mike cyane, nyamara kuri twebwe ni imyaka myinshi cyane. Murabona ko ubutumwa bitanga buratangaje cyane. Augusto yapfuye atazize uburakari
cyangwa intambara, yapfuye urupfu rusanzwe yiryamiye ku buriri bwe ahitwa Inora, abura iminsi 35 gusa ngo yuzuze imyaka 75 y'ubukuru. Hari benshi bibwira yuko yaba yararozwe n'umugore we, ariko ibyo ngibyo ntabwo twabijyamo. Tumaze kubona rero imirongo igera muri 20, imirongo itari mikeya, imirongo ifite ubutumwa bwinshi cyane kandi buri detaye tutagomba no gusimbuka. Iyi mirongo uko ari 20 ibanza y'iki gice ivuga amateka yaranze iyi si mu myaka igera kuri 564 yose, uhereye muri 550 igihe Gaburiyeli yari guha ubusobanuro Danieli, kugeza muri 14 nyuma ya Kristo, igihe cyahuranya ingoma z'abami bane bakomeye bategetse Ubuperesi bakurikiwe n'Ubugiriki, ndetse hakaza Roma pagani. Bihura neza n'ibyo twabonye byerekeranye n'igishushanyo cyo muri Danieli igice cya 2, inyamaswa enye zo muri Danieli igice cya 7, ndetse n'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene muri Danieli igice cya 8. Reka dushime Imana cyane ko aya mateka yanditswe, kandi rwose yanditswe mbere yuko ibyo bintu biba byaba ubuhanuzi. Ubu ngubu tuzi ko ari amateka, kandi abanyamateka barabihamya neza. Soma amagambo muri cya gitabo nkunda cyane cyitwa Abahanuzi n'Abami, ku ipaji ya 274. Umwanditsi yaranditse ngo amateka y'ibyabaye ku mahanga agira icyo atubwira muri iki gihe. Hari icyo ari kutubwira, niyo mpamvu dufashe umwanya tukayasubiramo. Binagoye cyane, bisaba gufata umwanya, bisaba kunywa amazi menshi kugira ngo tubyumve neza. Hari nawe ujye ufata amazi igihe tugiye kwigwa buno buhanuzi, kuko burakomeye cyane. Amateka y'ibyabaye ku mahanga agira icyo atubwira muri iki gihe. Imana yahaye umuntu wese n'ishyanga ryose umwanya mu mugambi wayo ukomeye. Muri iki gihe abantu ndetse n'amahanga bageragezwa n'umugozi ugera imfuruka uri mu kiganza cy'Imana itibeshya. Haleluya. Kubwo guhitamo kwabo, abantu bose bagenda bashyira umwanzuro ku iherezo ryabo, kandi Imana igenga bose kubwo gusohoza imigambi yayo. Imana igenga bose. Nshuti yanjye, aya mateka ijuru ryarayaduhaye kera cyane, kandi uko byavuzwe niko byagenje gute, niko byagiye bisohora. Biratwereka ko Imana ari ifite ijambo rya nyuma ku bugingo bwacu. Nicyo gituma dukwiye kuyikomezaho cyane. Kugana Yesu ku ipaji ya 78 nawe avuga amagambo nshaka kukubwira. Imana yifuza ko abantu bakoresha ubushobozi bafite bwo gutekereza, kandi nta gihwanye no kwiga Bibiliya kungura umuntu ubwenge no kumujijura. Nshuti zanjye, turi kwiga ibintu bikomeye cyane, ibintu ahari abantu benshi badasobanukiwe, ariko ndashima Imana Data wa twese. Ano mateka araba historian bayazi kundusha, ariko nubwo bayazi kundusha, nshobora kuba barusha icyo bisobanuye ku bugingo bw'umuntu, ku bugingo bw'umunyabyaha, n'intambara hagati y'icyiza n'ikibi n'iherezo ryabyo. Ariko Imana irashaka yuko tubyiga, Imana ashaka ko tubimenya, nubwo bisa nkaho bigoye. Ndakurarika mu izina rya Yesu kugira ngo byiteho. Imana yifuza ko abantu bakoresha ubushobozi bafite bwo gutekereza, kandi nta gihwanye no kwiga Bibiliya kungura umuntu ubwenge no kumujijura. Icyakora dukwiye kwitondera kutirata ubwenge bwacu no ngo twibwire ko tudashobora gufudika. Ntitwibuke kandi yuko ubwenge bwacu bwaheneberejwe na kamere yacu yononekaye. Nidushaka yuko ubwenge bwacu butarindagira ngo tumve ibyanditswe, dukwiriye kwicisha bugufi, tukabwirizwa nk'umwana muto, tugatabaza Mwuka Wera kudufuturira. Ijambo ry'Imana ryarivuze muri Zaburi ya 32:8 ngo nzakwigisha nkwereka inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakunyuraho, zizakugumaho. Imana rero isezeranya amasezerano akomeye yo kutwungura ubwenge, kandi muri aka kanya twatinze nayo kubivugaho cyane, ariko ndagusaba cyane ngo Imana ikungura ubwenge ngo dusobanukirwe n'ibyanditswe. Reka dusoze n'isengesho. Data udukunda uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye amagambo akomeye umaze kutubwira, imbuzi zitangaje z'uburyo uri umugenga w'amateka uherekera kugeza uyu munsi. Twishimira amasezerano usezerano mu byanditswe byera yuko ubu bwami bwose buzakurwaho, hakimikwa ubwami bwa Kristo, ubwami bw'amahoro, ubwami butavusha amaraso, ubwami butimitse kurenganya abantu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twebwe abari kumva ubu butumwa, uduhe kwitegura ubwo bwami, uzaduhe kubugeramo, maze twimane na Kristo ibihe bidashira. Uturinde kuba abantu batagize icyo bitayeho, ahubwo tubona ibintu byose bisora nk'uko wabivuze. Uduhe kurushaho kwita ku mibereho yacu, kuko nabyo ubyitaho. Utubwiye yuko utanegurizwa izuru, ahubwo byose ubyitegereza cyane, kugira ngo umenye ibyo umuntu yibwira mu mutima we.
watubwiye iby'urubanza rugomba kugera kuri buri muntu wese kugira ngo hasuzumwe niba akwiriye ijuru cyangwa atarikwiriye. Uzaturinde kuba mu mugabane w'abazarimbuka, ahubwo duhe kuba mu abaragwa b'ubwami bwawe. Komeza kutwungura ubwenge rero muri ibi bihe, igihe turi kwiga ibintu bikomeye cyane bidusaba ibitekerezo byinshi. Ndabizi ko ufite umugambi kandi umaze kutubwira yuko ari ubwo buryo wahisemo bwo kujijura ubwenge bwacu ngo tugeze ku rugero rukomeye rw'imitekerereze. Dukomeze kungurwa nawe, umugisha usezerana abagukunda n'abiga ijambo ryawe ukomeze kuba kuri twe. Uko gusenga kwanjye mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Amen.